Muraho, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro umugisha uva ku Uwiteka. Ikaze kuri Cecile Show TV. Wowe ugeze kuri Cecile Show TV bwa mbere turakwakiriye, wiyumvemo ikaze, nawe duhorana umunsi ku munsi, ndagushimiye cyane. Wewe wakoze subscribe, ndagushimiye, utarayikora wibuke gusiga ukoze subscribe. Aha rero nifuje ko dutegura ifunguro ry'abana, aba bana batarya imboga, nifuje ko tubakorera potage. Potage rero turaza gushyiramo ifi ya salmon. Aha nifuje kubwira umubyeyi ko atari ngombwa ko wagura iriya fi yose kubera ibihenze, wanakwigurira agace gatoya bitewe n'uko ushaka kujya guha umwana ifunguro ryuzuye. Iyi potage yacu rero iraba igizwe n'ifunguro ryuzuye. Ni imboga, borokori, ikirayi, karoti na puwaro, ndetse ndashyiramo na boyiro y'ifi. Mwe muze kureba uko nditegura, ariko icy'ingenzi nashatse ko mumenya ni uko atari ngombwa ko wagura ifi ihenze cyane, kuko uguze gatoya kangana n'ubushobozi waba wabonye, cyangwa ntuzarindire ngo uyabonere rimwe ngo ugure kinini. Hoya, ushobora no kugura aka gatoya warangiza ukaza ugatekera umwana indyo yuzuye. Mukurikire rero uko ngiye kubigenza, dukore potage iryoshye cyane. Abana batarya imboga ni nziza kuyibaha, nibura ukajya uyibakorera nka 2 mu cyumweru biba bihagije. Muri iyi potage kandi turashyiramo na courgette. Ubu rero ngiye kubitunganya byose, mbishyire mu isafuriya, n'agatungurusumu nako turakashyiramo, kugira ngo turebe uko biri buze kugenda. Mukurikire mube hafi, kandi ndabasaba kujya mureba video mukayirangiza, nibwo muzajya mumenya uko twabigenje etape par etape. Maze ducanira amazi rero, maze gucanira amazi ahiye, tugiye guhita dushyiramo za mboga zacu zose ku murongo. Iyi ni courgette nshyizemo, nkurikijeho puwaro, natetse ibibabi bya puwaro nibyo nakase, nkurikijeho borokori, muri kubibona. Byose urabishyiramo bishoreranye, ntago bigombera ngo ukarange ngo ugire gute. Hoya, byose urabishoreranye. Hamaze kujyamo borokori rero tugiye gukurikizaho ibirayi. Dukurikijeho ibirayi, dukurikijeho karoti. Murabona ko ari imboga nyinshi kandi nziza cyane, murabibona. Ndetse na katungurusumu. Ntago yo twirirwa tuyikata kubera ko ibi biryo nibishya turaza kubinomba. Kubera rero muri potage yacu turi bukoresha ifi, turakoresha boyiro y'ifi, niyo tugiye gushyiramo agatibe kamwe. Murakabona niko tugiye guhita dushyiramo, mwabibonye. Ndangiza pfundikire, ndindire bibanze bitogoteho gatoya, mbone gushyiramo yafi. Kuko ifi ya salmon ntago bisaba kuyiteka umwanya munini, iminota 15 cyangwa 20 bihiye. Hakurikiyeho rero gushyiramo yafi yacu, ubundi duhite dutegereza iminota 20 duhite dutangira kubisya. Iyi fi impamvu tuyishyiramo nyuma ni ukugira ngo, kubera ko ihiye cyane nanone ntago ari byiza kuyiteka ngo ishye cyane. Hoya, hagomba kurenza iminota 20, niyo max, niyo myinshi. Aha rero mu kanya nayo irabihiye. Izi mboga nazo murabona ko zatogose, nazo mu kanya ziraba zihiye. Ubundi duhite dutangira kugira ute kubisya. Mwabibonye, murabona ko ari imboga nziza cyane. Iyi potage iraza kuba iryoshye pe. Ifunguro ryacu rero rimaze gushya, potage imboga zimaze gushya, igikurikiyeho tugiye kubisya. Murabibona ko byahiye neza, iminota 20 irashize. Amavuta nayo nshyizemo olive oil. Ni byiza kuyashyiramo ari uko byamaze gushya ugiye kubisya.
Aha rero ku mwana w'amezi 6 kubera bivangavanze, nagukonsera kubiha umwana w'amezi 7 cyangwa se ari uko wabanje kumenya ko umwana wawe izi mboga zose zirimo hano ntayimutera allergie irimo, kuko mu gutangiza umwana ibiryo bwa mbere na mbere ugenda umuha ikintu kimwe ukwacyo ureba ko nta kintu kimutwara, ejo ukavanga na cya kindi byahuje ko ntacyo bimutwara. Akenshi bakunda kugira allergie y'amafi, wazabanza ukamuha ifi ukareba cyangwa nimba waramuhaye igirayi bwa mbere ukurikiyeho ukavanga n'ifi, kugira ngo utaza kubimuha kandi kugira ngo urebe nimba adafite allergie y'ifi. Ni byiza rero kubanza kumenya umwana ko nta allergie bimutera. Aha rero muri kubona ko ndi kubisya nkoresheje hand blender nkuko mumaze kubimenyera, ariko wanakoresha ubundi buryo bwose wabasha kubisya ngo binoge neza, kubera ko iyi potage yacu igomba kuba iseye cyane imeze nk'agakoma, kandi murabibona ko yujuje intungamubiri zose. Niyo wayirya yonyine ntacyo bitwaye, kandi iri funguro ntabwo ari iry'abana gusa, n'abantu bakuru barirya. Ushobora kuririsha umugati cyangwa se ukarirya ryonyine, biterwa n'uko wumva ubishaka. Ni ryiza cyane. Aha rero tumaze kurisya, murabona ko ryanoze, murabona ko rimeze nk'agakoma gafashe. Murabibona rirasa neza, riri guhumura. Iyi potage iri guhumura cyane pe, kandi ndababwiza ukuri iraryoshye, muzayigerageze. Aha rero nashatse kubereka uburyo wagaburiramo umwana imboga. Aha tugarutse ku bana. Aha rero urayarura, warangiza tuvuge iyo ari umwana ufata umuceri, warangiza ugashyiraho iyi potage. Akenshi iyo adashaka kuyirya yonyine, gusa ashoboye no kuyirya yonyine nta kibazo, ariko kuri iyi nshuro bamwe bayiriye bonyine, undi wavanga n'inuze n'umuceri. Ni uburyo butandukanye, barayikunda cyane. Abana iri funguro bararikunda cyane. Mujye munyuzamo rimwe na rimwe muribakorere, cyane ko bitanagoye rwose, murabona ko byoroshye. Gukoresha hand blender nabonye byoroshye akazi, murakabona. Aha rero umutoya namuvangiye n'umuceri, nashyizemo agaceri gakeya nk'ibiyiko nka 2 gusa, ubundi nshyiramo potage, ndamuhereza ararya. Riba ifunguro ryiza kandi rinoze, rifite imboga zose, murabona ko zirimo. Umuceri mvangamo, nawe wabikora. Ushobora no kuvanga n'amakaroni se, biterwa n'icyo umwana akunda. Murabona ko yaryohewe rwose. Ni ifunguro riryoshye cyane. Iyi potage iraryoha cyane, ifite akagu karyoshye cyane. Muzabigerageze murebe. Bagenzi be rero bo bari kumpa amasahani ngo mbarurire bari kumpa amasahani ngo mbarurire, bo bifuje gufatisha umugati. Mbibutse ko imigati nayo mba nayikoze kandi naberetse ukuntu bayikora. Bari gukoresha za sandwich, ziracyahari ntago zirashira, twakoze nyinshi. Mwakoze kubana nanjye. Ugeze kuri wewe waturangizanyije ino video, nawe ndagushimiye. Wowe waje kuri Cecile Show TV bwa mbere kwigana natwe, nawe ukaba urangizanyije natwe, ndagushimiye. Nawe nkurikira umunsi ku munsi mwese, abo dusozanyije ino video mwese ndabashimiye cyane. Uwiteka abahe umugisha. Bye.